mu masinagogi no mu nzira ngo bashimwe n'abantu. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo, ahubwo wehoho ugira ubuntu, nugira ubuntu ukuboko kwawe kw'ibumoso kwe kumenya icyo ukw'iburyo gukora, ahubwo ugire ubuntu bwawe wiherereye, nuko so ureba ibyiherereye azakugororera. Amen. Amen. Twabasha guca bugufi tukicara. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge ku ijambo ry'Imana. Icyo dukora cyose dutangira mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimye kandi turagimbaje Mana nzima kandi Mana yera, Mana ukiranuka, Mana ushobora byose. Tugushimiye ko ubanye natwe, waturinze, uturinda tutari beza, uturinda atari imirimo myiza twakoze, waturinze ku mbabazi n'ubuntu bwawe ubushimirwe. Ni ukuri turagusabira ngo abumva n'abasoma bagasobanukirwa iri jambo ubashe kohereza umugisha. Ngwino uduhane umugisha n'ubwoko bwawe. Nsabiye abababaye hirya no hino kugira ngo Umwami Kristo uze ubomore, abihebye ubahumurize, abashonje ubahaze, abarwayi ubakize, imirimo yawe igaragare kugira ngo umeze uheshe icyubahiro. Ngabana natwe kuri uyu musozi, aha hantu turi Mwami, muri iki gihugu waturindiye mu butayu, Mwami ugomeze turindire no muri iki gihugu. Ngabana natwe uduhane umugisha n'abumva n'abasoma, byose bikora kugira ngo Mana we biguheshe icyubahiro. Tubyambaje mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Amen. Iri jambo twumvise muri Matayo 6 umurongo wa mbere haravuze ati mwirinde. Ndibande kubyirwa, mwebwe mwirinde, bene data mwirinde, bashiki banje mwirinde, bavandimwe mwirinde, kugira ngo ineza yanyu imenywe n'abantu bose. Ariko biravuga ngo nimugakorera ibyiza kugira ngo mwiyamamaze, nimugakorera ibyiza kugira ngo mwigaragaze. Ngibyo mukora imbere y'abantu, n'ibyo mukora byose mubikore atagira ngo mushimwe n'abantu, bigaragarira abantu, mwizamure, mwishakire ibyubahiro. Ahubwo ibyo mukora byose mubikore muzi ko muri gukora neza, kandi neza yanyu muzagororerwa, nimugororerwe n'abantu hano, mukazagororerwa mu isi, ndetse mukazagororerwa no mu ijuru. Ineza yanyu mukora imenywe n'abantu bose. Ariko bireka avuga ati mwirinde, nimugakorera ibyiza byanyu imbere y'abantu kugira ngo babarebe. Abantu benshi bajya bashaka gukora ibintu. Ese reka nangize mbaza kano kabazo, byaba ari byiza ko umuntu yajya gutanga agahamagara umunyamakuru, yajya gutanga akajya mu muhanda akiyamamaza ngo runaka namuhaye, ukajya gutanga ibintu, ukajya kubikora hazarani, ukabishyira ku mugaragaro, ukabishyira ahantu kugira ngo abantu bakurebe, barebe ibyo ukoze, aho kugira ngo Uwiteka yamamare, Uwiteka bahabwa icyubahiro, ugakora ibyiza byawe imbere y'abantu kugira ngo wiyamamaze. Icyubahiro kugira kibe cy'Uwiteka, icyubahiro kiri cyawe. Ariko ntabwo icyubahiro ari icyawe. Bibiliya avuga ngo icyubahiro Uwiteka ntabwo azagisangira n'undi, ahubwo icyubahiro ni icy'Uwiteka, Imana yacu ishobora byose. Amen. Amen. Icyubahiro ni icy'Uwiteka. Bibiliya avuga ngo nimugakorera ibyiza imbere y'abantu kugira ngo babarebe, kuko nimugira mucyo ari nta ngororano muzagororerwa ngo na so wo mu ijuru. Ngo ahubwo nugira ubuntu ntukavuze ihembe imbere yawe nk'uko indyarya zibigira. Indyarya zikaza ngo njye nafashe runaka, ngo urabizi ngo runaka ngo yararwaye, ngo namusengeye, ngo yakize mu izina ryawe, cyangwa yakize mu izina rya Yesu. Amen. Uwo muntu ntabwo akize mu izina ry'umuntu, nubwo namusengeye, ufite imana yo gukiza, ufite uwayiguhaye. Nurangara rero komeza kwihimbaza, komeza kwishyira hejuru, iyo mana uwayiguhaye azayikwaka. Nimba ukoze ibyiza, were kwihimbaza, were kwivuga, kora ibyo kugira ngo Uwiteka ahabwe icyubahiro. Ariko indyarya zo iyo zimaze kubikora, ngo mu masinagogi zirahagarara zikigaragaza ati nta wundi muntu ufite umwuka wera nkanjye, nta wundi muntu ushoboye nkanjye, nta wundi muntu ufite imbaraga nkanjye, nta wundi muntu ushoboye nkanjye, nta wundi muntu. Ese wowe urinde? Wowe uri iki? Ngewe ndi iki imbere y'abantu?
iyo magambo imbere y'abantu ngo nta wundi. Iyo Mana mbese ibigena ugira ngo arasinziriye. Iyo Mana twumvise ivuga ati ndi Imana yimika kandi nkakuraho, ndi Imana ushyiraho kandi nkakuraho, ugira ngo iyo Mana arasinziriye. Iyo Mana iri maso, iyo Mana rero nimba iri maso kandi ikaba iri maso kurinda ijambo ryayo n'ibyo yadusezeranije. Mwitonde mumenye ibyo muvuga, mwitonde mumenye ibyo mukora. Abantu benshi kugira ngo bamenye ko ari abizera cyangwa ari abakristo ni ukuvuga menshi. Oya, kuba umukristo si ukuvuga menshi. Amagambo menshi ntabwo asoza ntacyo amara, kandi uburakari ntibusoza gukiranuka. Bwiriza uciye bugufi uvuga ijambo ry'Imana. Dazit abizera barizera. Imana yavuze ati mwe mubwiriza amahanga yose. Ntabwo ijambo ryavuye ku muntu, ntabwo ijambo ritangwa n'umuntu, ijambo ni ry'Uwiteka. Uko ijambo ry'Imana Bibiliya ivuga ngo uko imvura igwa igatosa ubutaka n'isubire y'ubusa, niko ijambo ry'Imana ryaje, kandi uko ryaje rizakora umurimo ryaje gukora. Ntabwo rizasubira ubusa, ahubwo rizakora umurimo waryo. Hano hepfo akavuga ati yego ngo nimukabere nk'indyarya ngo zigira nk'uko zibigira mu masinagogi ngo no mu nzira ngo bashimwe n'abantu. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Abo bantu b'indyarya bigira abashoboye kubwiriza, bigira abashoboye kuvuga, yajya nko ku murongo nko kuri caro runaka ugasanga yigeze ngo ni umuaposto, ngo ngiye ngo ndi apotre, ngo ngiye ngo ndi umuhanuzi, akavuga ibintu ukabura n'ijambo rimwe yavuga rikiza imitima y'abana b'Imana. Ukabura ijambo rimwe ryakiza imitima y'abana b'Imana. Ngo ni apotre, ngo ngiye ngo ndi umushumba runaka, ariko imigambi yawe niyo gushaka abakujya inyuma. Ntabwo ukeneye abantu bajya inyuma y'ijambo. Imirimo yawe, imikorere yawe ukeneye gushaka abakujya inyuma, ntabwo ukeneye gushaka abajya inyuma y'ijambo, ntabwo ukeneye gushaka abakurikira. Ese aba bantu mwene data muvandimwe ushoreye ubwiriza, ubabwiriza inzira zabageza mu bwami cyangwa ubabwiriza inzira zabageza ku ntego yawe y'icyo ushaka, icyo ugambiriye? Umugambi wawe Imana yawuzi, icyo ushaka Imana yakizi. Mureke inama z'Imana zikurikire kandi zisobanukirwe ukuri kw'ijambo ry'Imana kuri muri iki gitabo. Ngo ugira ubuntu, ngo nugira ubuntu mwongere mwumve no jambo, ngo nugira gute? Nugira ubuntu, ukuboko kwawe kw'iburyo cyangwa se kw'ibumoso kwe kumenya icyo ukuboko kw'iburyo gukora n'ukw'ibumoso ni gukora. Ukw'iburyo niwe ukamenye ukw'ibumoso icyo kwakoze. Ngo niba ukoze ubwo buntu, niba ugize neza ukagira ubuntu, ubikore wiherereye. Wirinde kwiyamamaza, wirinde kwigaragaza, wirinde kwishyira hejuru, uce bugufi umve iri jambo ry'Imana. Kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Ubibira umubiri, muri uwo mubiri azasaruramo kubora. Ubibira umubiri agashaka ibyo kurya bimukomeza, agashaka ibyo kurya bimufasha, agashaka ibintu bifasha umubiri we, agashaka inyungu zishira, agashaka gukora ibintu by'akanya gato. Niyo Bibiliya tubwiye musobanukirwe neza ati ubibira umubiri azasaruramo kubora. Amen. Amen. Ariko ubibira umwuka, muri uwo mwuka azasaruramo ubugingo buhoraho. Twe gucogora gukora neza. Amen. Ngo twe gucogora gukora neza, gukora neza. Ijambo ry'Imana dusaba gukora neza. Twe gucogora, twe gucika intege, twere kunanirwa, gukora neza. Kuko igihe nigisohora tuzasarura nitutagwa isari. Amen. Kuko igihe nigisohora ibyo twahinze byeze, ibyo twirukanye tubigezeho, ibyo twashatse tubibonye, tuzasarura nitutagwa isari. Hari abantu kugwa isari, nandi umuntu agera ahantu mu nzira akanamuka kumva ananiwe, iyo ari kujya akavuga ati wapi habaye kure, amaguru aranze, none ngiye gubansubiyeyo, ukananirwa. Ibyo imyaka wahinze, akavuga ati imyaka minzi ibishyimbo nzabishingirira, nibyera nzabihura mpakira imifuka njye kugurisha, nimara kugurisha amafaranga abonetse nzubaka inzu, nzakora ibi, nzakora ibi. Ariko kubera inzara
ntabwo ugeze ku ntego yo gusarura ngo uhure ibishyimbo byawe ubihunike, aho utangiye kubirya ari imiteja, ubitangiye ari imishogoro, kurya umushogoro, utangiye gusoroma imiteja bitarera, hanyuma uzajya kwikanga wibaza ko uzasarura ibishyimbo byo kubaka inzu cyangwa byo kugira ngo bigufashe, usanga warabimariye mu murima kubera waguye isari. Umugambi wawe ntugezeho kuko wananiwe kare, inzara yakugezeho, uguye isari. Biravuga ngo bashiki bacu bene data, nitutagwa isari tuzasarura kandi tuzasarura neza. Imana ibahe umugisha mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Reka dusome Abagalatiya mu gitabo nanone Bibiliya y'Igiswahili, twumve uko hatubwiye. Abagalatiya 6:7, Wagalatiya vipande 6 mstari wa 7. Tutasoma katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Musidanganyike, Mungu hazihakiwi, kwa kuwa chochote ambacho mtu ndicho atakachovuna. Tutarudia ndani. Musidanganyike, Mungu hazihakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Maana yeye apandaye kwa mwili wake, katika mwili wake atavuna uharibifu. Hapa nasema eti musidanganyike, Mungu hazihakiwi, kwa kuwa chochote utapanda, kwa kile unachopanda ndicho utavuna. Kama unapanda kwa kimwili utavuna uharibifu. Bali yeye apandaye kwa roho, Amen. Katika roho atavuna uzima wa milele. Amena. Katika ile roho, ule apandaye kwa roho atavuna uzima wa milele. Lakini ule apandayo kwa mwili wake atavuna kuoza, atavuna uharibifu. Hakuna mavuno, kwa kuwa yeye aliangalia mambo ya leo. Aliangalia mambo yenyewe inataka isha. Vile vitaisha. Biblia inatuambia mbingu na nchi vitaisha, lakini wale wanafuata neno la Mungu, wale wanasikiliza neno la Mungu, wanakuwa na upendo wa Mungu, juu upendo hautaisha kamwe. Upendo utadumu milele na milele. Amen. Urukundo ruzahoraho iteka n'iteka. Anasema eti ule mwenye anapanda kwa roho, katika roho atavuna uzima wa milele. Tena tusichoke. Amena. Tusichoke kusema ukweli, tusichoke kubambia ukweli, tusichoke kunena neno la Mungu, juu neno la Mungu ndiyo uzima. Amena. Amen. Tusichoke katika kutenda mema. Nimunanirwe, nimuruhe gukora ibyiza. Tusichoke kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake. Tusipozimia nitutazimira. Nimutagwisari. Kwa hiyo kadiri tupatavyo nafasi, na tuwatendee watu wote mema, na hasa jamaa ya waaminio. Amen. Ngo niducogore gukora ibyiza, kandi cyane cyane ibyo dukora ngo tubikore tutinezeza. Ngo niducogore dukore ibyiza, dukore neza, cyane cyane tubigirire abo mu nzu y'abizera. Imana ibaho umugisha mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Uwiteka agira neza. Ijambo ry'Imana tumaze kubabwira muri Yohana ndetse no muri Matayo no mu Bagalatiya yatubwira ngo kugira neza, nidukorere ibyiza, gushimwa n'abantu. Aho dukora byose tubikore kubw'izina ry'Uwiteka. Abagalatiya baratubwiye ati
Uwiteka ntanegurizwa izuru. Ibyo uvuga byose, ushaka kumvuga nabi cyangwa ukamvuga neza, ushobora kumvuga uko ushaka, ariko ibyo ntago kuwiteka uko bimeze. Uwiteka ntanegurizwa izuru. Ibyo ukora byose ubikora bizi ko Uwiteka ku manywa akureba na nijoro akureba. Ubwo buryarya nubwo buri manganya mugomeza gushira ku bana b'Imana bizagira iherezo, ariko ijambo ry'Uwiteka n'urukundo rwe bizahoraho iteka ryose. Imana ibaho umugisha, kwizera kwanyu gutera imbere. Indirimbo ivuga ngo umwaka w'imirimo urarangiye. Iyo ndirimbo ivuga mu mwaka w'imirimo urarangiye ni indirimbo nziza cyane, iri mu gitabo cy'145. Mwabira igitabo kinini kirimo indirimbo zahembwe n'umwuka ndetse n'abana b'Imana. Umwaka w'imirimo urarangiye. None mbese mwene data, ese mushiki wanje, mbese muvandimwe uri hirya no hino udukurikiye, umwaka w'imirimo nurangira ntacyo ukoze, imbere y'Imana uzerekana iki? Imbere y'abantu uzavuga iki? Imbere y'Imana uzavuga iki? Hano hari ikintu gikomeye. Hari abantu bakunda kuvuga ngo ngo abantu baraturambiye. Nashoje ijambo ry'Imana, ariko ndagira ngo dushyiremo challenge akantu gatoya. Ijambo ry'Imana tubabwiriza rimwe na rimwe turatumira abatumirwa, tubazana abakozi b'Imana bumvishe, bariye, basobanukiwe ijambo ry'Imana. N'iki ijambo ry'Imana rishaka ku bana b'Imana, iki ijambo ry'Imana rishaka ku bari mu isi, ijambo ry'Imana rishaka kugira ngo imitima y'abana b'Imana ikire. None hari abantu usanga kuvuga ati Bibiliya iravuga ngo umuntu abaho kugira ngo abe inyunganizi ya mugenzi we, abe inyunganizi ya mugenzi we. Aho mugenzi wadashoboye kwikura uhamukure, ibyo mugenzi wadashoboye gukora ubimukorere. Ariko hano abantu bafite abavandimwe, abantu bageze muri Amerika, aho ijambo ry'Imana avuga ngo nimugira amazu mutubatse, mukarya ibyo kurya mutahinze, nimukazibagirwe imirimo y'Imana, nimukazibagirwe aho Uwiteka yabakuye bavandimwe. None mumaze kurya murahaze, mwibagiwe imirimo y'Imana. N'umuntu uguhamagaye telefone ayikuraho, ugasanga umuntu ahinduye nimero mwene data, ugasanga umuntu ahinduye nimero umuvandimwe, ngo abantu baranzonze, ngo abansaba ngo bangeze aha, ngo abasaba ngo bangeze aha. Ese mwene data udakuye nimero, hari umuntu ukoze mu mufuka, iyo nimero ayikurira iki? None nimba uwo muntu agusabye utamuhaye, hari icyo bigutwaye? None se umuhaye n'ubugize neza. Ariko mu ijambo ry'Imana aravuga ati muri Bibiliya ya Zaburi ya Dawidi 2:8 haravuga ati nsaba nzaguha. Bene data, gusaba ntago ari bibi, ariko ijambo ry'Imana riratubwira neza ati murasaba nimuhabwe kuko musaba nabi. Ugasanga umuntu niba gusabye gushyiraho pressure, agashyiraho n'itegeko, agasanga aho azi ahantu warunze amafaranga, cyangwa agasanga uzi ahantu waziritse ihene kugira ngo ngiduziture unzanire. Ugasanga noneho n'icyo ari kugusaba ashyiraho itegeko ngo mwene data, frere, mushiki wanjye, napanze umushinga, none umushinga napanze nuwa miliyoni runaka, najya ngusabe unere inkunga nibura upfuye kuma nk'utudolari 500 twamfasha. Nawe mvuko nasabye upfuye kuma nk'utudolari 500 twamfasha. Ese umuntu gusaba neza? Ese umuntu avuze neza? Cyangwa amarangamutima ye ari kuganza amarari ye, bigatuma atamenya ukuntu agomba kuba n'abandi? Reka amarangamutima n'amarari yacu natuganze, ahubwo tumenye ibikwiriye mu gihe cyacu. Ariko biravuga ngo kugira neza nta mategeko abihana. Bene data, cyo tumenya kubana n'abantu bose amahoro. Na wa muntu nawe uri guhamagara akaba afite ikintu yiringiye cyangwa se yiteze ku muntu, ntabikore mu bwenge. Twirinde ibyo dukora byose ngo bigaragarire abantu nk'umugayo. Hari umuntu guhamagara, yamara guhamagara ngeze ku bintu byo kugira neza, ariko kugira neza nabyo bifite inzira binyuramo. Kaguhamagara ntarakwibwira, nturanamenya ngo ninde, ngo niko shaka waragiye, ngo reba imyaka mumaze, amafaranga baratubwiye, none ko bakubwiye ibyo bintu wasanze ari ukuri.
ngo amafaranga murayisasira ngo mukayatoragura ngo none ngo imyaka yose maze iyo ngiyo shanga utarageza n'akadolari k'ijana shanga wanyohereje ijana uko inzara imeze nabi icyaka kirishe nta hantu hatari inzara nta muntu utagira icyaka ariko manza umenye n'uwo muntu uri gusaba ese nta kibazo afite umenye uwo muntu yaramutse gute yaraye gute ni amahoro urinde ni runaka bimeze gute muganire ibyo bindi bizaze nyuma ariko agaragaje nibura n'urukundo none abantu nta rukundo bafite abantu basigaye babaniye ibibahuje nimba inshuti ya runaka ubaye inshuti runaka kubera ikintu afite cya kintu afite nigishira ubushuti buzashira bavandimwe bene data twere kureba ibya none ibyo bintu mvuze gutanga no kugira neza ni byiza ariko n'abasaba n'abatanga twese tugire ineza kandi ineza yacu iherekezwe n'urukundo urukundo niruganza muri twe tuzabasha kubana kandi mu mahoro ariko nimugomeze gusebanya ngo abantu bice ku miryango abantu batandukanye imiryango yabo kubera amafaranga kubera imiya kubera ibyisi usange imiryango icitsemo ibice mutangira agenda kuvuga nabi hirya no hino agusenyera ngo kubera ngo utamuhaye ariko nyamara ntabwo wamwimye ahubwo niwe wiyimye umuntu agenda kwanga avuga ngo waramwanze ntabwo umuntu bamwanga ahubwo umuntu ariyanga umuntu iyo yikunze biravuga ngo mukunde bagenzi banyu nkuko mwikunda none nimba ntikunda ndagukunda gute ngo nkuko mwikunda ndikunda nawe ngukunde niba niyanga abantu bazabuzwa n'iki kunyanga bavandimwe ijambo tuvuze nihangane ribubake kandi rifata imitima yacu twaramaze gutatana tujya no hino duteraganwa n'imiraba tujya hirya no hino tujya mu bintu tutazi ni muyobe Yesu Kristo ntanegurizwa izuru ibyo uvugira amatamatama ukavuga wihishe ukabeshya abantu ukabwira abantu ngo ngewe nahamagawe niba arahamagawe tanga ijambo ry'Imana uhagarare mu ijambo ry'Imana ubwirize ijambo ry'Imana abantu barakumva abakumva ntago bazumva izina rya runaka ntibazumva pasiteri ngo ni pasiteri runaka ngo ni umuntu runaka ahubwo bazumva ijambo ry'Imana bakurikire Uwiteka aravuze hanyuma ibindi byose nabyo saya tubireba dushoreje hano tubifurije amahoro y'Imana mugire ishya n'ihirwe abashonje Imana nukuri ndabasabiye ngo Imana yumve ibyifuzo byanyu ibahaze abarwaye Uwiteka yageze kwa nyirabo kwa Petero arwaye malaria Yesu Kristo akora ibitangaza nyirabo kwa Petero arakira mu izina rya Yesu urwaye nakire ndabasengeye kugira ngo wihebye Uwiteka amuhumurize ucitse intege Uwiteka amukomeze maze rata tugabanya amagambo twigana ijambo ry'Imana Imana ituyobore mu kuri kandi Imana ituyobore izatugeze ku ntego nziza atari intego yo kwifurayisha atari intego yo kugira ngo twihimbaze ahubwo ari intego kugira ngo Uwiteka himbazwe kandi icyubahiro kibi cy'Uwiteka yewe twari kumwe rero akaba ari mwene so dusabe nkaba ntuye muri Kentucky state ni Kentucky muri city ya Ruvo cyangwa se mu mujyi wa Ruzivire abavandimwe no hino rero bifuje kujya baradukurikira bagerageza gusharinga iyi video ndetse no gukora subscribe kore sub kugira ngo nituya dushiraho inyigisho cyangwa se ikibwiriza nkuko ijambo ryavuze ati mugende mubwiriza amahanga yose nukuri mujye mugerageza gukurikira kandi gusharinga kwanyu ni inkunga ikomeye gukora sabu ni inkunga ikomeye mu buryo bwo kwamamaza ubutumwa bwiza rero mwari muri kumwe yari mwene so tuzagenda tumenya byinshi ibitandukanye mwifuza kumenya birenze no kudusobanukirwa no kumenya abo turi bo no kumenya icyo turi cyo binyuze mu ijambo ry'Imana mwari mwandika komenti mukavuga ibyo twahindura mukavuga ibyo twakongeramo ubundi murakoze Imana ibakomeze kandi ibaho umugisha reka tubasabire
kugira ngo Imana ikomeze ibakomeze kandi bamwete n'ishyaka ryo gukomeza kwita ku bifite umumaro, nimuza kwita ku magambo y'Imana, ku ijambo ry'Imana nicyo kiraro kizatwambutsa kikadukura muri iyi si kikatugeza mu ijuru. Ababikinisha rero ntibazi ibyo bakinisha ibyo ari byo, ariko twebwe tuzi iyo turi kuva kandi tuzi n'iyo turi kujya. Imana bakomeze. Turagushimiye, turaguhimbaje umwungeri w'ubugingo bwacu, wowe Yesu Kristo. Tugushimira kuri Imana igira neza, natwe wadusabye kugira neza. Emera abumvisha amagambo bose abakore ku mitima kandi ahindure imitima ya benshi, n'aba ari twe ahubwo Mwami icyubahiro kimaze kibe icyawe none iteka ryose. Mwami fasha abashiki bacu batataniye hirya no hino, abari kwimuka bagenda kubera impamvu zitandukanye. Mwami ubakomeze, abafite imitima yihebye ubahumurize. Mwami abarwaye imitima yabo, abarwaye imitima kubwira ijambo wabanera ibuze muri bo, kubw'amahoro abuze muri bo, imitima yabo yikize, maze amahoro avuye iwawe akomeze abe muri bo. Nsabiye abagaragu bawe aho bari hirya no hino, kugira Mwami ukomeze ubakomeze, ubareze igihagararo gishyitse nk'icy'umukristo ushitse. Umwami Yesu Kristo, mu rugendo turimo dukomezwe nawe. Mwami tunaniwe nkuko twumvishe mu mubwiriza ati, wa musore we ibuka umuremyi wawe iminsi mibi itaraza. Hari igihe ugeramo wari umwana muto ugakura, ukagera igihe usaza, nyamara warikenyeza waragenda ugatera umugeri ukumva biraje, wakwambara uko biraje, wakwambara uko uraberewe, ariko hari igihe ugeramo ukavuga ati sinejejwe nabyo. Iyo umaze gusaza utangira kumanika amaboko ukayazamura, maze kuba ati mwana wanyambika, ugatega amaboko abandi bakakwambika, nyamara wari ushoboye kwiyambika, ariko igihe ugezemo ntabwo ugishoboye kwiyambika. Wajya kuvuga rikijyana, ariko igihe ugezemo ntabwo ugishoboye kuvuga. Wajya gukora bigashoboka, ariko igihe ugezemo ntabwo ugifite imbaraga zo gukora. Reka rero iyo minsi bitaraza wemerere Uwiteka abari gukora ibitangaza n'imirimo muri twe. Bana natwe Mwami, dukomeze tugire neza, utuyoboze umwuka wawe. Iri jambo tuvuze Mwami, ndabizi ko abenshi bashaka kubyumva ukuntu, bamwe bakabyumva ukwabo, abandi bakabyumva ukwabo, ariko duhurize umutima hamwe, iri jambo ryubake imitima iri gusenyuka, isenywe n'ibinyoma n'amagambo Mwami adukura ku Mana, ariko aya magambo twumvishe adukomeze kandi adushyira ku Mana. Mwami iyi ni intangiriro, ni intangamarara turimo gutangira, ariko turabizi ko kuherezo Mwami bizakomera, kandi ukigaragaza nk'uko wigaragaje mu butayu, ukigaragaza nk'uko wigaragaje igihe cya Nowa, ukigaragaza nk'uko wigaragaje kwa Lazaro igihe Lazaro yarapfuye wageze arazuka, ukigaragaza nk'uko wigaragaje kwa nyina kwa Petero warageze arwaye uramukiza, ukigaragaza nk'uko wigaragaje ku kana ka Yayiro ubwageze karyamye uvuga ati mukobwa byuka ukamuhagurutsa. Igaragaze Mwami abarwayi bahagurutse ubakize, abanani ubashoboze. Komeza bari natwe, amahoro y'Imana ndabasabye kugira ngo abe muri mwe, imigisha y'Imana itanga igomeze ibomeho. Mwami ndakwiye kugira ngo wumve iri sengesho, kandi iri jambo twumvishe rishinga imizi rikomere mu mitima yacu. Bisabye nisunze imbaraga ziva ku Mana, nisunze rya zina ry'Umwami wacu Yesu Kristo n'Umukiza. Komeza utwiteho kandi komeze uturagire mu rwuri, kugira ngo tubashe kubaho mu gushaka, kandi tubashe gukomera mu gushaka, kandi tubashe kuba icyo wifuza. Bisabye mu izina ry'Umwami wacu n'Umucunguzi Yesu Kristo. Amen. Tubijeje neza ko tuzakomeza iyi nzira n'uburyo twatangiye kugeza uko Uwiteka abishaka. Ijambo ry'Imana ubuhamya. Imana ibahe umugisha. Murakoze. Bye bye.